namugeneye peya imwe irimo imyenda 11 nkuko nari nabivuze, ntabwo ari ibintu byinshi. Ni peya imwe, harimo akagapira, harimo agashuka, harimo isarubeti, harimo. Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Hitless Media. Nk'ibisanzwe rero murabizi iyi channel yacu icyaho amakuru y'imyidagaduro, imikino ndetse n'utuntu n'utundi. Ariko uyu munsi noneho mbazaniye umubyeyi w'umugira neza. Uyu mubyeyi aturiza ku Gisozi, abantu babishaka mujye mugera iwe, aho aturiza yitwa Denise. Ugiye hariya mu isoko rya Duhahirane ukabaza Denise, ni ukugerayo aturuza imyenda y'abana myiza cyane ya mbere. Afungura amabaro buri munsi, rero uko waba umeze kose wahagera akaguha imyenda. Ibintu nateguriye abantu banjye rero, gift nateguriye ababyeyi, ntago ari ibintu byinshi guys. Nanjye nta kintu ndageraho gikomeye, ariko hamwe n'umutima Imana izadushoboza tugeze kuri byinshi, ko n'umugisha. Iyo utanze Imana igukubira inshuro ibihumbi. Si uko umuntu aba afite byinshi, ahubwo ni kwa kundi ubitsamo ideni Imana ukayibitsa kugira ngo n'ibyango uzabibwira ati Imana na wa munsi atibuka na wa munsi. Ntabwo ari ibintu byinshi nageneye, ari gift. Buri muntu namugeneye peya imwe y'umwenda, namugeneye peya imwe irimo imyenda 11 nkuko nari nabivuze. Ntabwo ari ibintu byinshi. Ni peya imwe, harimo akagapira, harimo agashuka, harimo isarubeti, harimo ipantaro ifunze amaguru, harimo ipantaro ifunguye amaguru, ni date ku buryo yabyimwambika mu gihe kitandukanye. Harimo umupira w'imbeho, harimo t-shirt, ni ibingibi. Buri muntu nagiye mugenera, gusa n'amapackage atandukanye. Hari n'harimo isarubeti zimeze gutya, harimo udupira noneho buri package ni uriya mwenda umwe, hakazamo ikiguma cyo gufatiramo umwana avutse, hakazamo isarubeti. Harimo isarubeti 5, harimo isarubeti 5 kuri buri mubyeyi, ni isarubeti 5. Hakazamo n'indi imwe ishyushye, hakazamo n'isarubeti imwe ishyushye, hakazamo n'imyenda 10 isanzwe, ikabutura, kola, ntago ari ibintu byinshi nkuko nari nabivuze. Nagiye nyivanga kuko ntago nzi ngo ubu uzabyara umuhungu uzabyara umukobwa, niyo mpamvu nagiye nyivanga imihungu n'imikobwa, nagiye nyivanga. So buri muntu afite package y'umwenda umwe wa mangaze, ikiguma, imyenda 10 yo kwambara bisanzwe, isarubeti imwe ishyushye, isarubeti imwe ishyushye n'isarubeti 5 zisanzwe, n'ikiguma. Nibyo nateguriye buri muntu. Mwiriwe neza. Turashima Imana yuko twageze aha ngaha, tukaba twabonye umubyeyi yita ku bantu batagira shinge na rugero. None turamushimira, Imana imuhe umugisha kandi azabone amahirwe menshi mu byakora, ndetse azabone n'ibindi, ubundi Imana imuhe umugisha. Mama, hari ikintu wabwira umuntu nonaha
utwite ariko umugabo yihakanye cyangwa se umusheri yihakanye ufite gahunda yo gukuramo inda, hari icyo namubwira? Hari ababyeyi batwite bashaka gukuramo inda bitewe n'ibibazo bari kubona imbere, ariko Imana ica inzira aho zitigeze. Ni Imana ishoboye, mwebwe mwihangane kandi mukomere. Hari impamvu yatumye uwo mwana yinjira, hari impamvu yatumye uwo mwana umutwita, uwo mwana mwihorere umunyamugisha, kubera yuko Imana ica inzira aho zitigeze. Imana ibikora uko ibishaka. Rero nimwihangane kandi mukomere. Imana izabacira inzira kandi izabarwanira. Mwihangane abameze nabi, abarwaye, ndetse nabo bumva ubuzima bwarangiye, ntabwo ari aho birangirira. Nyuma y'ibyo ngibyo hari Imana itabara. Murindire, Imana iratabara. Nanjye nta kintu nari mfite, ariko nabonye ukuboko kw'Imana, nabonye imbaraga z'Imana, nabonye Imana yambika umwana wanjye, nabonye Imana ibigenza neza, nabonye imyenda yo kuzaha muganga nayo nari mfite. Rero nimukomere kandi mushikame, muzarya kandi muzambara, abana banyu ntabwo bazicwa n'inzara. Hamwe no kwizera no gusenga no kurindira Imana, hari ikintu Imana izakora ku buzima bwanyu. Nimukomere kandi mushikame, mwihangane, murindire uyu mugabo yitwa Yesu. Mwiriwe neza, nanjye ndashima Imana ko babashije kungeza kuri uwo mubyeyi. Ni ukuri namwe murabizi, kuko nyine uru Rwanda rwuzuyemo abantu umuntu azi ko ari kumubeshya, ariko ni ukuri dushimiye Imana ko ijya ihereza abantu bayo nyine umugisha, kugira natwe nyine abantu bababaye idusakareho. Ngiye byandenze, twariye twanyweye guys, ntabwo nzi ko nabivuga, gusa Imana imuhe umugisha pe. mwese ni ikibazo kimwe ngenda mubaza, ntabwo ndi buhindure. Nawe urambwirira umukobwa uba uryamye mu buriri uri kurira, udafite ahantu na hamwe yakura ikintu, udafite ubushobozi na bumwe, uri kurira, bamuteye inda ariko afite igitekerezo cyo kuyikuramo, uragira ikintu kimwe mumbwirira? Ni ukuri ikintu namubwira, umwana wese uko aba ameze ni umugisha. Uko Imana iba yaguhisemo